ariko manza kubyigwa n'umugaturika ngo yamboneye yerekwa ngabona ivatiri isa n'umutuku iri kwikaraga mu muryango wanje. Ndamubwira ngo ivatiri rero y'umutuku ni urupfu rw'uruhatano, ndari umugeni utashe Imana ibishaka, habaho gusenga, ariko ikigeragezo none asanze caraje. Nirirwanye indirimbo mfite umutima uticaye hamwe, ngigiye nikigera tuzataha. Ndaryama mu bitotsi ya nyamaswa igiye kuza yasohoye ku mwana warundagije imushwanyura no mu izosi. Numva ari gutabaza ngo mama. Najya mu kuvuga ngo mu izina rya Yesu, nakundaga kuryama nambaye ikanzu. Nagiye kumva numva ngifatiye aha mu gatima. Ndi umugabo kubihamya ndi kuvuga ibyabaye. Najya ngifashe mu mutima. Ndavuga ngo yawe Yesu we. Ndakwicisha ingwate ya Yesu. Iyo nyamaswa ni iyi. Ndakwicisha ingwate ya Yesu. Tubwire iyo nyamaswa. Iyo nyamaswa yari igiye kuba ngisiha atari isiha. Kuko nanjye nagiye kumva numva ijwi rimbye yari maze Uwiteka amaze kucica. Numva irambye ngo rekura. Mukurekura mbona umutumi ngo pa. Mbona ni inyamaswa ifite imwe imaze guca. Nashatse ko yaba ari isiha, nshaka ko yaba ari iki. Mu gihe nakuburaga nambaraga ijipo ya munsi, nsanga yuzuye amaraso. Warakoze kuko watwiyerekanye. Papa habwe icubahiro. Haleluya. Ndagushima. Iyi ni isaruti nguhaye papa. Warakoze cyane mwami. Amina Yesu. Amen. Uzongera ukore n'ibindi. Babonye iby'Imana ingoreye cyane. Banyita narayibonye, banyita Manu Ganze, banyita Gitare. Aya mazina yose niko babonaga uko nari imeze, basanga ko nayibonye, basanga ko Imana yaganjije mu bigeragezo nabagamo, kuko byabaye byinshi. Hari igihe nari ndamwe n'uyu mukozi w'Imana, arambwira ngo mukecuru, ngo sangera inyamaswa igiye kuzazikuruma mu gatima. Iyo nyamaswa abadayimoni bashaka kuzabyuka wapfuye imbavu zakuraguritse. Ndabizi ni umugabo kubihamya. Ndabizi. Bidatinze nawe maze kubona igerekwa. Ndabizi. Habayeho inyamaswa, ariko manza kubyigwa n'umugaturika ngo yamboneye yerekwa ngabona ivatiri isa n'umutuku iri kwikaraga mu muryango wanje. Ndamubwira ngo ivatiri rero y'umutuku ni urupfu rw'uruhatano, ndari umugeni utashe Imana ibishaka, habaho gusenga, ariko ikigeragezo none asanze caraje. Nirirwanye indirimbo mfite umutima uticaye hamwe, ngigiye nikigera tuzataha. Nabaye ndaje niriwe ndi gukora, ndakaraba nja kuryama, mwana nzanira ibyo kurya aho ndyamye. Ngojejemo bibiri numva ibiryo birananiye, kubera umubiri gwacunganwaga n'abadayimoni bazi ko baranyica, ariko hariho marayika woherejwe n'Imana na Yesu wenyine. Ndaryama mu bitotsi ya nyamaswa igiye kuza yasohoye ku mwana warundagije imushwanyura no mu izosi. Numva ari gutabaza ngo mama. Najya mu kuvuga ngo mu izina rya Yesu, nakundaga kuryama nambaye ikanzu. Nagiye kumva numva ngifatiye aha mu gatima. Ndi umugabo kubihamya ndi kuvuga ibyabaye. Najya ngifashe mu mutima. Ndavuga ngo yawe Yesu we. Ndakwicisha ingwate ya Yesu. Iyo nyamaswa ni iyi. Ndakwicisha ingwate ya Yesu. Tubwire iyo nyamaswa. Iyo nyamaswa yari igiye kuba ngisiha atari isiha.
kuko nanjye nagiye kumva numva ijwi rimbwiye ari maze Uwiteka amaze kucica numva irambwiye ngo rekura mu kurekura mbona umutumi ngo pa mbona ni inyamaswa ifite imwe imaze guca nashatse ko yaba ari isiga nshaka ko yaba ari iki mu gihe nakuburaga nambaraga ijipo ya munsi nsanga yuzuye amaraso ngira umwana ngo mbabarira urebe ko cyaba candumye ko nari mfite ubwoba kuko bari banabingiye umwana ambwiye ngo ndocakuriye ubwo nareguye mfata kamatora nja kukaramburira ahantu nasengeraga mbaye nahageze noneho nyine numva hari indirimbo imanutse kubana inabaye umudive ndasubira nawe umudive mba n'umupendekote ariko indirimbo y'abadive niyo yamanutse kubaza zaranyinjiyemo cyane ngo urukundo rwangijije ngo umucunguzi wanje icyakunyereka tukabana mu ijuru ndangije kuyiririmba numve kurasi ngo ndawambangara ndi hamwe na Yesu yakurasi irangiye mbona haje urugara runini mbona indabo iracuramye mbona imiduza ibiracuramye nyine amahembe numva umutima uritse kuko ngo nda muntu ugomba gutaha kubera igare icuramye amahembe agacuramya Imana itesha agaciro njamwera ko mbona ikibasa cy'icyatsi kije imbere yanjye cyuzuye amazi numva ijwi rimbwiye ngo humura aya mazi araguhumanuye aya mazi y'inyamaswa ndaho ndi kuyibesha arambagaza n'amaguru yombi bene data bamwe barabizi nagenda abyira ibyambayeho noneho nyine umwana yambwiye ngo mva rero nduje kukijugunya hanze wenda wacohereje yaba ari hanze reka kirara cyaraye hamwe naho narindi bucya mu gitondo ndasenga ngo Mana uko kubaka kwanje ndari ukwawe ndari ukwanje ubwo kukubaka ni ukwawe kuko ndakindu caguhumanya nisiza muri soranze yawe nisiza mu bisa by'amaraso yawe ukubara wacice nuko uko kubakwa kiraguterura kikajya gutabwa abari wigaragaza ngenda ndaririmba indirimbo yo mu barakora naringezemo ndirimba indirimbo ivuga ngo twarabatuwe noneho nyine hari umudemoni waragurambengeza yari gwengeza ngo yumve ko baratabaza n'uwo mugore wigize gusenga karangiye ngenda ndarimba indirimbo ngo twarabatuwe rwose rwose umwami wacu Yesu twigisha ijambo rye rizima mu mbaraga z'umwuka cyo dukomeze tuje imbere dutsinde ibigeragezo turwane intambara twizeye twihanganira byose kwa turi abasirikari beza bogejwe mu maraso umwami wacu Yesu Kristo ni nawe muyobozi kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu dukomeze dushera imbere dushimire Uhoraho kwa Yesu dufite ubutware dufite ubushobozi iyo twizeye amagambo kuko yayatubwiye ku musaraba hatoroka iriba rimara inyota Mana tuzaze mazi meza amazi y'ubugingo n'ijuru negeye ubwo
cyacu cyuzuyemo amahoro mu gihe tuza cyegeramo tuzahimbaza Yesu umukiza hanagura amarira yacu yose mana tuzaneze yego igihugu yadosazara nejateze katika domini siku ravasi. Haleluya. Nuko ngeze aho naringijanye hari umwobo w'ibuye ndavuga ngo Uwiteka we kuba inyamaswa itanyisha ukayica uyu mwobo nanjye ngisizumo n'umudayimoni watinyoreraje nawe azagisangamo. Haleluya. Nuko ngaruka nezerwa na ya ndirimbo ngeze mu rugo nari mfite abakozi hari umubyeyi wari warangiriye neza icambi neza yakoze akazabona ubwami bw'ijuru akazamenya Yesu kuko yakoreye Yesu yari yarandijije umurimo mu mujyi manukana n'abandi tugiye gutera ibishimbo imvura iragwa babandi ngo ndo twagenda tutagutereye kandi wawe n'iki kibazo reka turare ejo tubatere. Ndagenda nje kurara ku karago ku mukozi w'Imana wa Nyarubandi ngezeho nta kintu nari navuga ngo mva no ati ndi Uwiteka ati ni njyewe warinze indeka iwawe ati abayobozi b'ijyano bari kuza gushaka uwo mundi camwishe ati mwana wanje nahabaye. Ngashima Imana kuko icyo gihe yigaragaje ngashima Imana kuko nakomeje kubana nayo ni byinshi cyane ndaza ndongera ibyagiye ngorera ariko icyo gihe narayibonye kuko bari bazi ko iyo nyamaswa iranyica amaraga akava mu nda basanga marayika wa wundi uturaza wa wundi Yesu atatuva uruhande yamani wari turebesha ijisho ryayo abademoni basanga Yesu yahabaye n'Imana yahabaye bumva ngo narayibonye yarusimbutse. Haleluya. Imana yabwe icubahiro. Imana ishimwe. Imana yabwe icubahiro. Haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe. Satani yagerageje byinshi kuko nanjye nayihagazeho n'amaguru yombi. Umunsi umwe haza umuntu uje mu bapfumu ngo ngwino ngwarakirije kuvurirwa ndamubwira ngo ya Yesu ndamuzi undi aratsura baraje ngo nje kukuvura ibigutera Yesu aramvura gute ngo ari imbigi ndamubwira ngo ya Yesu naramumenye ngira Yesu ngo Uwiteka wararambagije nanjye narakurambagije narakwemeye sinzakuva uruhande sinzaguharika imyaka 35 nari mfite ngaba ngeze mu myaka 60 nagumwe Yesu wenyine ni wa mbere y'umugabo. Haleluya. Wenyine Mana himbazwe. Mana himbazwe. Papa warahabaye. Mana ishimwe. Yarahabaye. Bapakazi bagiye baraza ngo bagira inama ngumva kugira ngo ushobore kurara umwana wawe no kugira ngo akarima kawe katagenda ngwino ngo ujane mu mashengesho Yesu amusanga azakugaburira Yesu azagutera urushinge rw'ubukonje harabona by'iyo murimo abemeye bakabona Yesu ndaho baca injuru cyane hari icyo Uwiteka yakoze. Haleluya. Nanjye ngimenya Yesu ngimenya Yesu ninjiye mu barokore ku karago nagiye mu barokore nambaye igiseke n'ikijana iyo arabizi ikijana none nagiye mu barokore kubera Imana yamaze kungiza byinshi batari kurasi ngo Mana Daniel na Isaka uyu munsi ugaragare gabyinira Imana naburaye
ngabyinira Imana gafata iminsi 2 tsinda ndabuka ngabyinira Imana gabyabana ngo ngiye kuzana ibijya kwa Yesu najyara mu rugo ngo none ibijya biriye ngo data yavuze ngo ajyana agacuruza nari ndangiye amaguru gukira none nyine mu gitondo ngareba umuntu nguza ngaza ku gakingo hari abagore najyaga gufata avoka naza kuzifata bagafata ibiganza bakabinosha iyo babonye muno ndi gutambukana na Yesu n'umubiri Yesu yambaye baravuga ngo Yesu arakomeye. Haleluya haleluya anezeve Yesu ni mwiza cyane. Nararaga ku bitufe byamara gukokoka bijyanye ngo shaka ibitufi niki n'ibikori by'ibitufi bite kandi ngabiriya nk'ibishurushuru cyangwa se ni ngibyo bihagaze by'ibitufe yego yego ari ikirago wona ninzi kuba ariko ujya Yesu amaze kumbona yego amaze kumana ngo mwana wanje nubana nanje nzakugira neza. Haleluya. Mana Yesu ambaye matora manya matora swambaye kandi ka matora karara abana nanje ubundi kujyama nanje kuri cya gitanda kubera Yesu Yesu arakoze cyane. Amina Yesu ndara amagambo ubu nanje nabangingishije urugi ngugo mu nzu harimo ngizo kwa mitarike kubera iki Yesu. Haleluya. Kubera Imana ndaho ndi kubashu yarabizi nabo barabizi. Amina. Uyu mugabo arakomeye ngenga abantu batazi Yesu ngabigenga kugira ngo bamumenye. Hari abagore bamara kubura abagabo Yesu bakamushakira bakagenda ngo bagiye gushaka ngo muri kabari. Yesu ndaba muri kabari. Yesu ndaba mu busambanyi. Yesu wa mu nzu y'Imana. Yego. Naza mu nzu y'Imana. Narabaga ndarirangirirwa ndarira. Gubitana n'umuhanuzi witwa Siteri. Arambwira ngo humura ngiye kukwambika. Ngiye kureba kukwambika. Ngiye kubinyuza mu bakomeye. Nibo bazakwambika. Uko Imana yavuze aba bakomeye nibo banyambitse. Ndambara n'abana barambara. Mwari musanzwe muziranye si? Ni ijambo ry'Imana. Tunari mbazi cyane. Ni Imana. Ngaba bavuye hanze. Baje gufata igihugu. Ngo twa dusanganwe. Ariko kubera amaso ya Yesu. Cyane. Arahumurirwa. Ijambo ry'Imana. Hari umubyeyi wamanje kunyambika witwa Mama Bera. Hari undi nawe wari wabaye nawe witwa Mama Cuzuzo. Hari undi nawe wari wabaye nawe Mama Shukuru. Abo banyambitse ndambara ndasubira ndambara. N'ubu uraberewe. N'ubu ndanambaye. Cyane. Yageze igihe Yesu arareba ngo mva mwana wanje. None ngeze mu maduka. Haleluya. Hatamini vesikua. Domini seri dove. Haleluya. Aravekeria visa. Narimbitaga safuriya kamwe. Namaraga guteka uturyo. Bivuge bitwa. Ngasuka ku gasahane. Yagorata. Ngagakuba. Ngateka gatsima. Ariko muna kubera Yesu. Ngo kari karanafukutse. Karakupfutse. Hasi. Karazanye imbyiro. Kubera ko ndekeshaga ibituve. Amababi. Imyotsi. Ariko muna ndi gutekesha amakara. Oya biragaragara. Habwe icubahiro Yesu. Manishimwe. Gateka no kuri rondereza. Baduhaye. Amina siku waransi. Haleluya. Batwubakiye n'inzu. Abayobozi. Aranezeveke. Haleluya. Utaminive. Twarabaye mu byatsi. Redeve sai. Twagendaga n'ibirenge. Ndakamba mbiri. Nazara yewe ndazamwamina. Tugenda dusitara. Ariko muna turi kwambara kamba mbiri. Waje kujyama mu ishuka. Hanyuma yaho wambaye kamba mbiri ukajyama neza karenge kari kunyerera. Mana habwe icubahiro.
wazanye isuku muri iki gihugu cyane raneze Imana ishimwe kukaba nuko ndizagira ariko icyo gihe kubabara n'agahinda imbyino zari zirara uranasa neza wagira ngo uturutse Kimisagara Yesu wewe warakoze raneze warakoze papa ihimbazwa warakoze rabe gishime hotamini siku ntacyo bitwaye baba Yesu warakoze papa amina Yesu amina warakoze kuko tutuma mana tutubakiye Nyabingi warakoze kuko Nyabingi tutamukurikiye warakoze kuko tutakurikiye ibigirwa mana warakoze kuko watwiyerekanye papa habwe cubahiro haleluya haleluya ndagushima iyi ni isaruti nguhaye papa warakoze cyane mwami amina Yesu amina 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 uzongera ukore n'ibindi amina Yesu wambujije n'abantu abo narindazi baranyakiriye mayetaje na yarayemo baranzasiye barangaburiye ndacu takoze ndaho bangaburiye kubara mwami ndibari banzi hariko kuba mwana wanje bavuga ngo nzakumenyekanisha isura ufite nyikuvanyeho hari akandi gasura nguhaye ko kubana n'abakomeye warakoze ngo ayisaruta haleluya amina Yesu uyu ni umugara papa uyu ni umugara tuvuze ibyawe Yesu maze kumubona babandi bavugaga ngo araririmba n'umusazi ngo burya wa mugore afite ibanga haleluya cyangwa abana abandi bose bakagira iryo banga amina Yesu ndi umunyamashengesho ushima Imana ngaho soza utwibwira amazina nitwa Jeanne Nirere narayibonye Manu Ganze Gitare w'abana bangahe w'abana mfite abana 8 babiri baratashe sigarana 6 mfite nabuzukuru Takimana itakoze n'umuzukuruza ndamubona no kuvuga uvuze ko wibana ndibana mutware yagiye ufite imyaka wingahe 35 ukiri muto cyane na nubu nta wundi wigeze ushaka oya wabishobojwe n'iki no gusenga Imana yarambyiye ko mwana wanje nza mutware nari mfite inda y'umwana no mara kubyarane uyu bakike se uyu nguyu ukikiye umwana se umwana wanje yego no mara kubyara umutware ndi muzabana ubwo mbaho ikigeragezo ndo gihagarara maze kubyara iminsi 3 ni iminsi 3 iyo minsi 3 Madame mva rero aba bana uzabate manura mikoro gato yagurya ifashe uzabashakiremo fate nkuko kwanje nta kibazo nkuko kwanje yego aba bana yego uzabate uzabashakiremo uzababyariremo nari mfite ijwi ryongorera mfite niyerekwa niyo mpamvu rero nagenda ahura n'ibigeragezo byinshi ariko muri byo bigeragezo byinshi ni guko nanjye Yesu nari mwihambiriyeho kandi niyo ndamwihambiraho ndikiba narageze ya magingo oya aracyakurinze urasa neza imyaka mfite ndaho mba nyifite kiba kararangiye cyane rwose nagwanye urugamba rw'abagabo navuze ko ndagomba kuba nafata iby'abandi ibyanje n'abari ndabyo ariko umwami Imana azambe nzabana nawe uko ndeba cyane abana babayeho
umwana umwe nyine kuko yagiye hari umwana umaze gutambuka afite imyaka 17 undi nawe nyine nari mfite ari we mwana wa 4 yari afite imyaka yari amaze gusohoza amaze no kubyara arataha anzigira umwana ubwo abo bandi 6 mbana nabo n'ubu baracahagaze n'ubu Imana iracabandindiye ntacyo nashinja Imana. Imana iguha umugisha rero turagushimiye kandi turashimira n'abantu badukurikiye. Imana ibaha umugisha kandi ni ukuri hezagirwa kuko Imana yagukuye kure. Yego rero ntacyo turagushimiye cyane kubw'ubuhamya duhaye. Imana iguha umugisha. Namwe baha umugisha. Yego no kudukoresha namwe no gukumbuza iby'Imana cyane rwose. Imana izaguha umugisha kandi izabageza kure pe. Yego muhezagirwe. Yego sawa. Imana ishimwe burundu.